kuri uyu mugoroba ku isa 12:21 ubu urumvikana live kuri BNBFM mu mwezi 99 n'ibice bitanu ni radio y'imikino mu Rwanda. Ndabumva. Yego. Hari amakuru atangiye gucicikana cyane ku masaha isa 12 nibwo bitangiye kuvugwa ko waba umaze kuba umukinnyi w'ikipe ya AS Kigali. Uko ni ukuri? Urebe ni ukuri ubu ngubu ndi umukinnyi wa AS Kigali. Iyo haza kuba atayemo corona ntago nari kuba ndi mu Rwanda. Kuri analyse zawe Muhadjili, ubona ari iki cyatumye APR itakwegera? Ntago mbizi, ni gahunda za APR, nakubwiye APR ifite abakinnyi. APR igura umukinnyi wese mwiza mu Rwanda ikeneye, no kuvuga ngo niba ubwo hari icyo babona bafite nge nafite. Umuye n'Imana nayibaza impamvu yajyanye nka pa wanjye. Tubahaye ikaze rero, iyi ni UC Sports TV, nuko tugitangiye ikiganiro cyo kuri uyu munsi tugiye kugirana na Hakizimana Muhadjili. Niyo namuvuga biragoye ko hari umuntu warubonye ako ka intro gato twari dukoze ngo ntakumenye. Turi kuri Sheba Hotel. Icyo nagusaba nuko kora subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu kugiye kandi kikugereho ari ubwa mbere. Hanyuma Muhadjili ni umukinnyi wakina mu ekipa atandukanye arimo za AS Kigali, APR FC, Mukura. Ubu tuvugana akubutse muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu muri ekipe ya Emirates Club. Muhadjili ariko ubu noneho tugiye kubihera imuzi, tugiye kumenya Muhadjili ninde noneho, twibwire neza. Urakoze. Cyo navuga wenda kuri career yanjye ukuntu natangiye gukina, ntago nakuze ngunda gukina umupira. Na byari ibintu byo kwiyamiza nyine, ntago byari ibintu byatari, ariko uko nyine Haruna nabonye agenda kina nibyo byatumye nanjye nkunda football urebye, ariko wenda siba kina nari muto, byari biraho ngaho, ntago byari ibintu byatari. Natangiye gukina umupira ariko wenda Haruna atangiye kuma inkweto, ariko nkura n'ubundi nkina mu bantu bakuru. Nakuze n'ubundi nkina mu bantu bakuru, mfite imyaka 10, ariko nkajya gukina mu bantu bakuru, aba volontaire bakuru bakamenya iminota 10, ugasanga nyine babona ko ari mfite iyo quality. Ntago urebye, ntago nanyuze muri academy, academy cyane cyangwa kuba kocha, nanyuze nko kwa kocha Viguremo gake, mvuyeyo asa nk'umuntu wikinira gutyo nyine muri marine junior senior gutyo byaba umwana nyine bakaguha kanya ugakina, njya muri NTC gutyo. Urebye nuko nibaza nagiye nkina football. Bivuze ko bya bintu tujya tubona abana bibagora, wajya gukina ababyeyi bakagukubita bakavuga ngo jya kwiga, wowe ukura uzamuka byari meze bite? Ababyeyi bakubwiraga iki? Ngewe byari bigoye kugira ngo bankubite kubera football, kuko niba hari ikintu ababyeyi babona wenda sibo yakuyemo Haruna agakuramo, byari bigoye kugira ngo bankubite. N'ubundi urumva imbaraga nyinshi byabaye ngombwa ko bazishyira kuri football. Ntago urebye maze kubona ko abantu benshi bambwira ko nshoboye, wenda arabambwira ko nashoboye bancinege, ariko naho nako bishoboka. Barabambwira ko hari ikintu mfite mwoze cyane nabigeraho. Abana mwakuranye muri quartier ubu ngubu mujya muhura, babakubwira iki? Urebye hari respect baguha, kuko wenda araho ubu akenshi ubibona uri hejuru yabo, ariko ntago mbana nayikeneye kuko ni abantu twakuranye. Ntabwo ngiye mba numva nayibaha kuko ni abantu tuba twarakuranye. Icyo navuga wenda ku bantu twari aho nk'abo twakuranye, hari abantu twakuranye wenda abahungu bakina, ariko wenda batari kuri niveau wenda nk'iyo ndiho. Nifuza ko nabo bagera wenda kwiyo niveau yanjye, ko burya ntago twese ntago tunganya amahirwe. Hanyuma umuntu yakwibaza Muhadjili mu buto bwe yari umuntu umeze ate? Mu buto bwanjye nakubwira ko nari umuntu uteta cyane. Nari umuntu uteta cyane, ntago no mu rugo bumva nazaba n'umugabo, mbe nafata decision ngende mve uruhande rwa mukecuru, kuko ni umubyeyi wankundaga netesha, nanjye mbibona
usanga n'abakuru barakara bitewe n'ukuntu amfata bumva natazabana umugabo ariko ashimira Imana ubu ngubu ndi umugabo nta kibazo. Ariko uri mutoya buriya hari ntago ujya wibuka nka wenda nimba navuga ngo nk'ishyi yaguteraga ugati peti kora ibi hindura ibi, hari ujya wibuka wagiranye na Haruna ukiri muto ubu ngubu? Haruna kuva n'ubu ngubu kugeza n'ubu ngubu ni umuntu twagiye tugirana ibihe byiza. Haruna nyine yari umuntu nyine w'umushapu cyane. Haruna nibuka ari yiga imodoka, yigishije imodoka. Haruna yigishije imodoka turi kumwe ambicara hano ku ruhande, kumva Haruna ari mukuru kuri njyewe, nicara ku ruhande tujyane pakimo ukashiramo za vitesse, ariko bwa mbere ayitwaye ayibye ya grand frère. Urumva ni umuntu twagiye dukurana, usanga no munsi nibyo bimfasha kuba mwisanzuraho kurusha abandi. Urugendo rwawe rw'umupira ibintu byakutangiye bikugora? Ibintu byangoye kuko urumva nangira football mbigize nangiye vuta akazi nibuka bamaze kunema muri academy APR. Nabaye nk'umuntu we ucitse intege utabyumva kuntu batanselectionye kandi Igisenyi nari mvuyeyo mfite amanota menshi mu bakinyi bafashe, harimo babiri bafashemo ntibamfatamo ahubwo natashe mu ba mbere. Urumva ntago byanshimishije, nasubiye usanga ntago morali iri hejuru, ariko iminsi 2-3 haje academy k'umukoca bita Rajab biramfasha, wenda naho nakinye nk'amezi 2 biramfasha mpita nkina muri Etincelle gutyo. Nuko nibaza ko ari byo bintu bya urebye ni nka challenge, ni byaramfashije gukora cyane. Uva muri Etincelle werekeza muri Mukura, ni equipe wagiremo ibihe navuga ngo byiza byagufashe kuba ugeze aha ngaha. Niki cyagufashije? Ikintu cyamfashije, urabona ngewe nakinye navuye muri Etincelle njya muri Kiyovu, n'ubundi Etincelle navuye n'ubundi yuri wanyu ntago bagwaye iyo respect. Naje no muri Kiyovu umwaka wa mbere ntago nagize amahirwe yo gukina neza, mbona umwanya uhagije, ariko umwaka wa kabiri nibwo haje kocha Yaounde amereza iyo chance. Okay, sinakinaga mu match yose ko ukuntu nasimburaga, ukuntu nabanzagamo, ariko nabaga niwe muntu navuga wamaye icyizere cyo kuba nawe umukinnyi, kuko niwe muntu wa mbere wambwiye ko mfite ibintu byinshi cyane nakora mbishatse. Urumva niwe muntu wamaye challenge champion irangiye. Rayon Sport yaranshakaga na Kiyovu Sport nshaka, ariko nkareba ninjya muri Rayon Sport hakinamo Cedric ari experience ndushani mukuru kuri njyewe, n'ubundi ntago biri mumfashe kuzamura performance yanjye. Mfata decision yo guhita nigira muri Mukura gutyo, ariko urumva nagiye muri Mukura ndivuga ati ngiye gukora kugira none nzagaruka i Kigali ndi hejuru. Bivuga ko uri muri equipe ya Mukura hariya rwose ihuye, uri mu bantu ngo Muhadjili banywaga inzoga mukanasinda n'imyitozo bikanga, nibyo? Ibyo ngibyo burese urabizi, hano turi ku isi, urese abafite ibyo yivugira. Nibaza ko inzoga bashaka mushaka kuba afite inshuti zizinywa, urumva, ariko ntago wambwira ngo inzoga, ko nta muntu uramfata nanywa inzoga, urumva. Nibyo nkubwira, nicyo ikibazo dufite uyu munsi. Urareba umuntu, ureba umuntu performance ye imeze gute, apana kujya kwinjira no muri life, kuko ngiye mfite life yanjye ngomba kubamo mvuye mu mupira. Wowe icyo upfa nuko wenda ngukorera akazi kawe neza, akazi kawe ngakoze neza, nibaza ko nta kindi ikintu umuntu abansaba, kuko ndibaza ko muri Mukura n'uyu munsi iyo ngiyeyo buri muntu wese arabibona ko ndabyuka nk'ikina muri APR, ngiye Butare dugiye gukina match, nibwibona neza Muhadjili uwo ngo bavuga nyine, kuko narabakoreye n'uwo munsi iyo respect n'uwo president turavugana wayo, kwa ko hari ikintu ntago amafaranga yapfuye ubusa.
ariko buriya uzamuka ubundi hari undi mukinnyi wareberagaho kuko hari ukuntu abakinnyi bagitangira bavuga bati uriya ni role model wanjye niwe ndeberaho niwe nigiyeho byose wowe yarinde urebye Haruna nibaza ko wenda yaba ari Haruna kuko yari mukuru wanjye wankoreraga buri kimwe cyose amereza imyenda yo gukinana akina muri APR ndabyibuka buri yabaga yanamba kwambara godiyo umunsi wa mbere nayikunda agahita yimereza wagashaka indi no kuvuga ngo yankundishije football no yego nyine yari giye twashonagamo gake nka mukuru wanjye nyine ariko niwe muntu numva wankundishije football nkazamureberaho ko Haruna yarazi umupira mwinshi cyane. Hari n'ikintu wamwituye? Haruna ni inshuti yanjye uretse no kumwitura turi ntacyo mfite namuha kuko nawe yifuza ko natera imbere hari byinshi afite andusha nanjye numva wenda nagera muri icyo kirenge cyiwe kuko ni afite ibintu byinshi yakoze muri iki gihugu nawe numva nakora afite n'ibindi yakoze ahandi hari ibyo afite naragera urumva nawe ntago akeneye kubona nanjye mba umugabo. Tuganirize ku buzima warubayemo muri equipe ya APR FC. Equipe ya APR FC kihagera n'ibiki byagutunguye bite nuko wayumvaga wayisanze ubundi ari equipe imeze ite? Ni equipe nziza nta kibazo mwagirana cy'ubuzima uretse ko nyine ntago turi abantu ntago bijya bibura nyine abantu ba judginga sijui Muhadjili yagiye ahaye ariko uyu munsi niba APR nayikoreye akazi neza numva ko nanjye nkeneye kuba gufata time yanjye wenda mvuye muri match ngo ndi kumwe n'abashuti banjye ariko ni ikipe nagiremo ibihe byiza ni ikipe ntago byangoye ko nagezeyo nsanga harimo abantu tuziranye yari yaje imwe ntago byigeze bingora kuko nibaza ko kuva ngeze muri APR ntago nigeze nyigiramo ibihe bibi. Ni ibiki navuga ngo utazibagirwa muri kariyeri yawe yo gukinira equipe ya APR? Ni byinshi APR nayikoreye ibintu byinshi APR mu myaka 3 nayikiniye umusaruro ni mwiza ntago nta kibazo mfite kuba natakinira APR nibaza ko ku giti cyanjye birahagije wenda bitewe n'ibyo nayikoreye n'umunsi ndicara mu rugo nkabona nanaryama ngasinzira hagize umuntu wenda uvuga kuri APR kuko ndabizi neza ko hari byinshi nakoze kuri APR bituma nanjye nasinzira ntago umusaruro ari mubi nubwo wenda abantu bashobora kuvuga ngo Muhadjili ariko na APR nibaza ko babizi wenda hatabaye kwirengagiza. Aba bakujudgingaga ni bande ni ubuyobozi cyane? No nagiyewe nibaza ko nta muyobozi abayobozi ba APR bashiti banjye baranganizaga ubwo nibaza ubwo babana n'ubundi bimwe wambajije abantu bavuga ni babana n'ubundi bavuga ibyo ngibyo ariko nibaza ko nyina muri APR nta muyobozi tugeze tugirana ikibazo nta muyobozi wamamaga yambwiye ati reka ibi kuko n'ubundi umuyobozi abakuzanye muri equipe ukora akazi nibaza ko nagakoraga neza nta bindi abakeneye. Ubu ngubu ko batakwegereye nibyo abantu babihuza bavuga bati yayivuyemo nawe niyo mpamvu equipe ya APR itakimukeneye? No APR nayivuyemo neza uwo munsi tuvuye ko wenda reka tuvuye wenda ko bihinduka APR urayizi umunsi wenda Muhadjili ntabwo njye umukinnyi wakinnye muri APR watari hari abandi bakinnyi ba APR babakinnye muri APR batayisubiyemo batayikiniye yarekuye nibaza ko njye ntabwo ndi umukinnyi wenda w'igitangaza cyane ku buryo APR indekuye ibintu byaba ari ibintu bikomeye. Reka tugaruka kuri transfer yawe uva muri equipe ya APR werekeza muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ngo watanzweho hafi ibihumbi bavuze ariko kuko tugufite reka tuganire kuri ya transfer yawe ngo gutanze amafaranga arenga na miliyoni 100. No ntago mbizi ntago mbasha kubyinjiramo cyane hari ibintu wenda abantu bavuga byabo ariko nzi ko amafaranga atari mabi batanze ariko ntago ari nge bayahaye amafaranga ntago ari nge bayahaye yari amafaranga meza
bahaye APR ariko ntago ndi buvuge ngo naye ntago mba nkeneye kubyinjiramo cyane. Hanyuma ugeze muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Muhadjili, wasanze iki? Wasanze ari gitandukanye no mu Rwanda cyangwa se gitandukanye n'andi ma equipe yose wari waragiye ugenda ukinira? Urumva ikintu cyangoye cyane ngeze hariya ni klima. Urebye na klima ntago nageze ari nziza ko ari hashushe cyane. Ntago byari byoroshye. Urumva ugeze n'ahantu n'abantu mutavuga n'ururimi rumwe, n'abantu nyine mubona uri mu black mu bantu muri equipe yose, nabyo ntago byari byoroshye. Muhadjili, amakuru meza? Amakuru ni meza nari. Wari umaze igihe utari mu gihugu, ukihagera hari ikintu buracyagutungura? Urebye nta bintu byinshi byanunguye kuko n'ubundi ntago maze igihe kinini, gusa nyine uko byagenda kose igihugu gitera imbere niyo wamara iminsi 3 ugasohoka usanga ari ikintu cyahindutse. Ni nk'igiki kuri wowe? Urebye hahindutse ibintu byinshi, ahantu uca nyine ugasanga nk'imihanda harahabaye sanzenike, aho bayikoze, urumva ni byinshi. Tubahaye ikaze rero, iyi ni UC Sports TV, nuko tugitangira ikiganiro cyo kuri uyu munsi tugiye kugirana na Hakizimana Muhadjili. Niyo namuvuga biragoye ko hari umuntu wari ubonye ako ka intro gato twari dukoze ngo ntakumenye. Turi kuri Sheba Hotel. Icyo nagusaba nuko kora subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu ku gihe kandi kikugereho ari ubwa mbere. Hanyuma Muhadjili ni umukinnyi wakina mu equipe atandukanye arimo za AS Kigali, APR Mukura. Ubu tuvugana akubutse muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu muri equipe ya Emirates Club. Muhadjili ariko ubu noneho tugiye kubihera imuzi, tugiye kumenya Muhadjili ninde noneho. Yego ko dukunda kubyumva ngo muri abana ba Brazil, ariko reka twivugire kuri Muhadjili turi kumwe ubu ngubu, twibwire neza. Urakoze. Icyo navuga wenda kuri kariyeri yanjye ukuntu natangiye ikintu, ntago nakuze ngunda ukina umupira. Na byari ibintu byo kwiyamiza nyine, ntago byari ibintu byatari, ariko uko nyine Haruna nabonye agenda kina nibyo byatumye nanjye nkunda football urebye, ariko wenda siba kina nari muto, byari biraho ngaho, ntago byari ibintu byatari. Natangiye kina umupira ariko wenda Haruna atangiye kuma inkweto, ariko nkura n'ubundi nkina mu bantu bakuru. Nakuze n'ubundi nkina mu bantu bakuru, mfite imyaka 10 ariko nkajya gukina mu bantu bakuru. Aba volontaire bakuru bakamenya iminota 10 ugasanga nyine babona ko ari mfite iyo quality. Ntago urebye ntago nanyuze muri academy cyane cyangwa kuba kocha, gusa nanyuze nko kwa kocha Viguremo gake. Mvuyeyo asa nk'umuntu wikinira gutyo nyine muri marine junior senior gutyo byaba umwana nyine bakaguha kanya ugakina, njya muri NTSL gutyo. Urebye nuko nibaza nagiye nkina football. Bivuze ko bya bintu tujya tubona abana bibagora, wajya gukina ababyeyi bakagukubita bakavuga ngo jya kwiga, wowe ukura uzamuka byari meze bite? Ababyeyi bakubwiraga iki? Ngewe byari bigoye kugira ngo bankubite kubera football, kuko niba hari ikintu ababyeyi babona wenda sibo yakuyemo Haruna agakuramo, byari bigoye kugira ngo bankubite. N'ubundi urumva imbaraga nyinshi byabaye ngombwa ko bazishyira kuri football. Ntago urebye maze kubona ko abantu benshi bambwira ko nshoboye, wenda arabambwira ko nashoboye bancinege, ariko naho nako bishoboka ko arabambwira ko hari ikintu mfite mwoze cyane nabigeraho. Abana mwakuranye muri quartier ubu ngubu mujya muhura, babakubwira iki? Urebye hari respect baguha, kuko wenda araho akenshi ubibona uri hejuru yabo, ariko ntago mba nanayikeneye kuko nta bantu twakuranye. Ahubwo njye mba numva nayibaha kuko nta bantu tuba twarakuranye. Icyo navuga wenda ku bantu twari aho nk'abo twakuranye, hari abantu twakuranye wenda abahungu bakina, ariko wenda batari kuri niveau wenda nk'iyo ndiho. Nifuza ko nabo bagira wenda kwiyo niveau yanjye, ko burya ntago twese ntago tunganya amahirwe.
umuntu yakwibaza Muhadjili mu buto bwe yari umuntu umeze ate? Muto bwanjye nakubwira ko nari umuntu uteta cyane. Uteta? Nari umuntu uteta cyane, nago no mu rugo bumva nazaba n'umugabo. Mbe nafata decision ngende mve uruhande rwa mukecuru. Kuko ni umubyeyi wankundaga netesha, nanjye mbibona usanga n'abakuru barakara bitewe n'ukuntu amfata, bumva natazaba umugabo, ariko ashimira Imana ubu ngubu ndi umugabo nta kibazo. Wavuze ba Sibo, wakomoje kandi kuri ba Haruna n'abandi. Njya nibaza nk'iyo muri mu rugo nko kwirayidi, ndumva famille yose muri abasilamu, muri mu biki? Ababyeyi banyu bababwira iki? Urebye nyine urumva blague ziba zihari, ariko nyine nkanjye ntago nera blague cyane byo ndi kumwe na ba grand frère, kuko urumva iyo respect bihari. Nibyo wenda mfite ukuntu muzana Haruna, ariko kenshi ndi kumwe n'abo ba grand frère babandi bakuru, hari akantu nyine ko gutinya kaba kari muko byenda kose, icyo waba ufite cyose uko byenda kose uri mutoya. Ariko uri mutoya buriya Haruna ntago ujya wibuka nka wenda nimba navuga ngo nk'ishyi yaguteraga ugati peti kora ibi hindura ibi, hari ibyo wibuka wagiranye na Haruna ukiri muto ubu ngubu? Haruna kuva n'ubu ngubu kugeza n'ubu ngubu ni umuntu twagiye tugirana ibihe byiza. Haruna nyine yari umuntu nyine w'umushapu cyane. Haruna nibuka ari yiga imodoka, yigishije imodoka. Haruna yigishije imodoka, turi kumwe ambicara hano ku ruhande, kumva Haruna ari mukuru kuri njyewe, nicara ku ruhande tujyane pakimodoka ashiramo za vitesse, ariko bwa mbere ayitwaye ayibye ya grand frère. Urumva ni umuntu twagiye dukurana, usanga no munsi nibyo bimfasha kuba mwisanzuraho kurusha abandi. Bivuga ko yego koko abana muvuka hari yama mufite ubunyamugi, ugera nk'i Kigali bwa mbere byari bimeze bite? Ntago byangoye ko n'ubundi Kigali nakunda kuhaza, kuko family abana bafite abasista babi Kigali, bafite abasista babi Kigali, urumva ni Kigali n'ubundi narahazaga. Waguvuga wenda nibyo wenda nose wajya ahantu ubutazi ugenda umenya kwiyadapta. Kenshi mu gihugu cy'abantu muvuga ururimi rumwe, kwiyadapta biroroshye cyane. Kuba nazi Kigali ugahita mbona inshuti n'ibintu byoroshye. Urugendo rwawe rw'umupira ngiye ibintu byakutangiye bikugora? Ibintu byangoye kuko urumva nangira football mbigize nange vuta akazi. Nibuka bamaze kunema muri academy APR, nabaye nk'umuntu we ucitse intege utabyumva kuntu batanselectionye, kandi Igisenyi nari mvuyeyo mfite amanota menshi mu bakinyi bafashe, harimo 2 bafashemo ntibamfatamo, ahubwo natashe mu ba mbere. Urumva ntago byanshimishije, nasubiye usanga ntago morali iri hejuru, ariko iminsi 2-3 haje academy k'umukoca bita Rajab, biramfasha wenda naho nakinye nk'amezi 2 biramfasha mpita nkina muri Etincelle gutyo. Nuko nibaza ko ari byo bintu bya urebye ni nka challenge, ni byaramfashije gukora cyane. Uva muri Etincelle werekeza muri Mukura, ni equipe wagiremo ibihe navuga ngo byiza byagufashe kuba ugeze aha ngaha. Niki cyagufashije? Ikintu cyamfashije, urabona ngewe nakinye navuye muri Etincelle njya muri Kiyovu, n'ubundi Etincelle navuye n'ubundi yuri wanyu ntago bagwaye iyo respect. Naje no muri Kiyovu umwaka wa mbere ntago nagize amahirwe yo gukina neza, mbona umwanya uhagije, ariko umwaka wa kabiri nibwo haje kocha Yaounde amereza iyo chance. Sinakinaga mu match yose ko hari ukuntu nasimburaga, ukuntu nabanzagamo, ariko nabaga niwe muntu navuga wamaye icyizere cyo kuba nawe umukinnyi, kuko niwe muntu wa mbere wambwiye ko mfite ibintu byinshi cyane nakora mbishatse. Urumva niwe muntu wamaye challenge champion irangiye, Rayon Sport yaranshakaga na Kiyovu Sport nshaka, ariko nkareba ninjya muri Rayon Sport hakinamo Cedric, ari experience ndushani mukuru kuri njyewe, n'ubundi
ntago biri bumfashe kuzamura performance yanjye. Mfata decision yo guhita nigira muri Mukura gutyo, ariko urumva nagiye muri Mukura ndivuga ati ngiye gukora kugira none nzagaruka i Kigali ndi hejuru. Bivuga ko uri muri equipe ya Mukura hariya rwose ihuye, uri mu bantu ngo Muhadjili banywaga inzoga mukanasinda n'imyitozo bikanga, nibyo? Ya ibyo ngibyo buri wese urabizi, hano turi ku isi, buri wese aba afite ibyo yivugira. Nibaza ko inzoga bashaka bashaka kuba bafite inshuti zizinywa, urumva, ariko ntago umuntu ntago wambwira nanywa inzoga, ko nta muntu uramfata nanywa inzoga, urumva. Nibyo nkubwira, nicyo ikibazo dufite uyu munsi. Urareba umuntu, ureba umuntu performance ye imeze gute, apana kujya kwinjira no muri life, kuko ngiye mfite life yanjye ngomba kubamo mvuye mu mupira. Wowe icyo upfa nuko wenda ngukorera akazi kawe neza, akazi kawe ngakoze neza, nibaza ko nta kindi ikintu umuntu abansaba, kuko ndibaza ko muri Mukura n'uyu munsi iyo ngiyeyo buri muntu wese arabibona ko ndabyuka nk'ikina muri APR, ngiye Butare dugiye gukina match, nibwo ubibona neza Muhadjili uwo ngo bavuga nyine, kuko narabakoreye n'uwo munsi iyo respect n'uwo president turavugana wayo, kwa ko hari ikintu ntago amafaranga yapfuye ubusa. Ariko ngende n'ukuntu uba uvuga n'ukuntu abantu bavuga yuko muri la famille yanyu koko y'abakinyi bakina umupira ubarusha bose urabarusha gukina, urabyemera? Oya, ntago navuga ngo ntago mbizi buri wese afite ukuntu areba, tena buri wese afite na qualité ziwe. Wenda Haruna afite qualité ze, Jihad afite qualité ze, Sibo yari afite qualité ze, Ramazani afite qualité ze, urumva. Wenda nshobora kuba mbarusha iyo qualité kuba natsinda, ariko buri wese wenda afite qualité yiwe. Ntago mbizi, ni wenda buri wese afite ukuntu ayibona. Hari abantu bemera Haruna, hari abantu bamfana, hari abantu bafana Jihad, nuko football imeze. Ariko buri uzamuka ubundi hari undi mukinyi wareberagaho, kuko hari ukuntu abakinyi bagitangira bavuga bati uriya ni role model wanjye, niwe ndeberaho, niwe nigiyeho byose. Wowe yarinde? Urebye Haruna nibaza ko wenda yaba ari Haruna, kuko yari mukuru wanjye wankuriraga buri kimwe cyose, amereza imyenda yo gukinana, akina muri APR ndabyuka. Buri yabaga kwambara godiyo umunsi wa mbere nayikunda agahita yimereza, wagashaka indi. Ni ukuvuga ngo yankundishije football. N'ubu yego nyine hari igihe twashonagamo gake nka mukuru wanjye nyine, ariko niyo muntu numva wankundishije football, nkazamureberaho ko Haruna yarazi umupira mwinshi cyane. Hari n'ikintu wamwituye? Haruna ni inshuti yanjye, uretse wenda no kumwitura ntacyo mfite namuha, kuko nawe yifuza ko natera imbere. Hari byinshi afite andusha, nanjye numva wenda nagera muri icyo kirenge cyiwe, kuko afite ibintu byinshi yakoze muri iki gihugu, nawe numva nakora. Afite n'ibindi yakoze ahandi, hari ibyo afite naragera, urumva nawe ntago akeneye kubona nanjye mba umugabo. Tuganirize ku buzima rubayemo muri equipe ya APR FC. Equipe ya APR FC kihagera n'ibiki byagutunguye bite nuko wayumvaga, wayisanze ubundi ari equipe imeze ite? Ni equipe nziza, nta kibazo mwagirana cy'ubuzima, uretse ko nyine ntago turi abantu, ntago bijya bibura nyine abantu judginga sijui Muhadjili yagiye aha, ariko uyu munsi niba APR nayikoreye akazi neza, numva ko nanjye nkeneye gufata time yanjye, wenda mvuye muri match ngo ndi kumwe n'abashuti banjye. Ariko ni ikipe nagiremo ibihe byiza, ni ikipe ntago byangoye ko nagezeyo nsanga harimo abantu tuziranye, yari yaje imwe, ntago byigeze bingora, kuko nibaza ko kuva ngeze muri APR ntago nigeze nyigiramo ibihe bibi. Ni ibiki navuga ngo utazibagirwa muri kariyeri yawe yo gukinira equipe ya APR?
ni byinshi APR nayikoreye ibintu byinshi. APR mu myaka 3 nayikiniye na umusaruro ni mwiza, ntago na kibazo mfite kuba natakinira APR. Nibaza ko ku giti cyanjye birahagije wenda bitewe n'ibyo nayikoreye n'umuzi ndicara mu rugo nkabona naryama ngasinzira hagize umuntu wenda uvuga kuri APR, kuko ndabizi neza ko ari byinshi nakoze kuri APR bituma nanjye nasinzira. Ntago umusaruro ari mubi, nubwo wenda abantu bashobora kuvuga ngo Muhadjili, ariko na APR nibaza ko babizi wenda hatabayeho kwirengagiza. Aba bakujajingaga ni bande? Ni ubuyobozi cyangwa no? Nagiyewe nibaza ko nta muyobozi, abayobozi ba APR bashiti banjye baranganizaga, ahubwo nibaza ahubwo babana n'ubundi bimwe wambajije abantu bavuga ni babana n'ubundi bavuga ibyo ngibyo, ariko nibaza ko nyina muri APR nta muyobozi twigeze tugirana ikibazo, nta muyobozi wamamaga yambwiye ati reka ibi, kuko n'ubundi umuyobozi abakuzanye muri equipe ukora akazi, nibaza ko nagakoraga neza, nta bindi abakeneye. Ariko tutabeshyanye bisa nkaho wavuye muri APR nabi. No, nago navuye muri APR nabi, nago nigeze mva muri APR nabi, navuye muri APR neza, njya gukina hanze, urumva ntago nigeze mva muri APR neza nabi. Urumva rero getse niba wenda ari aho bizi ko navuyemo nabi, ko ngenzi ko nayikoreye ibintu byiza kuri niveau yanjye, ibyo nari mfite narabibahaye, kandi nabo byo bari bafite barabimaye, nta kibazo nigeze ngira muri APR. APR ni ikipe nibaza ko abantu bakiyemo bose nta muntu ugeze ugira ikibazo, ngewe nawe nakigize gute, ni fresh cyane. Ubu ngubu ko batakwegereye nibyo abantu babihuza bavuga bati yayivuyemo nawe niyo mpamvu equipe ya APR itakimukeneye. No, APR nayivuyemo neza. Uwo munsi tuvuye ko wenda reka tuvuye wenda ko bihinduka, APR urayizi. Umunsi wenda Muhadjili ntabwo njye mukinyi wakiye muri APR wataje, hari abandi bakinyi ba APR babakiye muri APR batayisubiyemo, batayikiniye yarekuye. Nibaza ko njye ntabwo ndi umukinyi wenda w'igitangaza cyane ku buryo APR nindekuye ibintu byaba ari ibintu bikomeye. Reka tugaruka kuri transfer yawe uva muri equipe ya APR werekeza muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ngo watanzweho hafi 1000 bavuze, ariko kuko tugufite reka tuganire kuri ya transfer yawe. Bo gutanza amafaranga arenga na miliyoni 100. No, ntago mbizi, ntago mbasha kubyinjiramo cyane. Hari ibintu wenda abantu bavuga byabo, ariko nzi ko amafaranga atari mabi batanze, ariko ntago ari nge bayahaye. Amafaranga ntago ari nge bayahaye, yari amafaranga meza bahaye APR, ariko ntago ndi buvuye ngo naye ntago mba nkeneye kubyinjiramo cyane. Hanyuma ugeze muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Muhadjili wasanze iki? Wasanze ari gitandukanye no mu Rwanda cyangwa se gitandukanye n'andi ma equipe yose wari waragiye ugenda ukinira? Urumva ikintu cyangoye cyane ngeze hariya ni klima. Urebye na klima ntago nahageze ari nziza, ko ari hashushe cyane, ntago byari byoroshye. Urumva ugeze n'ahantu n'abantu mutavuga n'ururimi rumwe, n'abantu nyine mubona uri mu black mu bantu muri equipe yose, nabyo ntago byari byoroshye. Habayemo n'akantu wenda kukuba natinya, urumva ntago nakwihara ndi umuntu, urumva nibwo gambe nayo insohotse, ntago kajya kabura. Hanyuma muri equipe yawe ya Emirates Club wari warasinye imyaka 2 nimba nibeshye, umwe urarangira undi bahitamo kugusezerera, niki cyabuze? Tubwire. Abantu babyumva nabi, ntago equipe yanjye yansezereye, ntago Emirates yansezereye, gusa nyine bari ibintu ubona ukabona ntago bimeze neza, bakwase urabona turaguma hano n'abanyamahanga, equipe ikinisha abanyamahanga 2, turashaka kuzana umunyamahanga wa 3. Urumva ntago byari byoroshye, nanjye nari nkeneye kuguma aho ngaho gutyo, kuko ntago ngiye banyirukanye, kutwaraganiye turumvikana. Ntago mbizi, ntago nibaza ko ngiye banyirukanye. Umuntu we ubivuga wenda niko abizi, kuko sinzi niba yaragiye Dubai akavugana na Emirates, gusa ngiye kuri kwanye nzi ko ntago banyirukanye, ko twagiranye ikiganiro turumvikana.
twumvikana buri kimwe turahuza barandeka ndakomeza. Muri ibyo byo kumvikana harimo ngo nuko baguhaye amafaranga menshi cyane, nibyo tubwire nuko amasezerano yawe yarateye nyine uko byarangiye. Urabizi ntago umuntu ajya kupfa kwinjira wenda mu bintu nk'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ekipe ngo yaguhaye. No, abantu nyine nibyo nakubwiye, burya ni byiza kubaza uretse wenda kujya kumva kuri radio ekipe yaguhaye amafaranga nayo. Ukuri kose ngemba kuzi, ngema nkuzi kandi ntago mba nkeneye wenda kubivugaho cyane. Gusa ntago ari amafaranga yatari wenda bamaye. Kuma amafaranga ntago byanze ko bamayeho, ariko ntago ari menshi nkayo wenda abantu bavuga bakabiriza. Ni biki by'agaciro wishimira wakuye mu gukina umupira? Kuko wabivuze uti mu rugo kubona nyine bakuru banjye barakinya bakabona ibyo bagezeho biri mu byatumye bandeka. Wowe ubu ni iki ufite ababyeyi bawe bishimira? Nibyo nakubwiye nge ari ibintu nakunda kwinjiramo cyane, ariko ni byinshi imyaka yanjye ni byinshi. Niyo nareka umupira ntago nabaho nabi. Ni byinshi, urumva nyine nakubwiye kuri ukuntu guhagaze uyu munsi. Niyo nareka umupira nta kibazo, nge numva mbona nabaho nta kibazo. Hanyuma Muhadjili, ni nk'ibihe bihe wageze muri kariyeri yawe bibi bikunda kukugarukamo? Nagize muri kariyeri yanjye y'umupira birambabaza kuba nkora ibintu byiza, ko ndabizi ko nkora ibintu byiza, abantu nkabaha ibintu byiza, ariko ugasanga bakunda kuvuga tuwe Muhadjili discipline. Nkibaza hari umuntu waba wenda umuntu yabazi Muhadjili natutse nde, nabwiye nde nabi, nakoze akazi neza, nanjye mfite life yanjye ngomba kubamo nyuma y'umupira. Kuko ntago niba imitozo mari ndahari, ibintu byose nabimamari. Ntago rero nibaza impamvu umuntu agenda anjudging. Iyo discipline uvuze bivuga yuko umutoza wa APR ariyo mpamvu atagushaka atanagusabye? Kocha afite ko ntiyanoje, ntago yanoje, ko nibaza ko batoza bose b'abazungu batoje APR ndimo, nabaga ndimo hariya gute nawe yavuga gutya atanzise. Ubwo afite gahunda ziwe, afite ko buri kocha wese afite gahunda ze, kandi ngewe nta kibazo bineye. Gusa icyo nshira imbere no gukora ibyiza byanjye binyura abafanzi banjye, kandi nibaza ko uko byenda kose aho nzasinya hose umusaruro ugomba kuzaboneka. Hari umwanzuro wafashe kugeza ubu ngubu navuga ngo wicuza muri kariyeri? Ngewe ntago nicuza, nta kintu na kimwe nicuza, yaba wenda kirahari kitari wenda mu buzima bw'umupira nicuza, ariko urebye mu bintu by'umupira ntago ari bibi, byose ni byiza. Hanyuma nk'ubu ngubu bishobotse yuko uhura n'Imana, n'iki wayibwira? Ibibazo bari byinshi cyane wabaza Imana, kuko urabizi birakomeye. Ni ikibazo gikomeye cyane, umuye n'Imana nayibaza impamvu yajyanye nka pa wanjye atandebye. Nari nkeneye ko yandeba nanjye ndi umugabo, hari ibyo wenda ndi gukora abantu bishimira. Ni icyo kintu nibaza nayisaba imungariremo gato. Yagiye ukiri mutoya? Nari mutoya, nari muto, ntago ndamuzi, ariko ntago nanjye namufirinze nk'uko abandi bamufirinze. Nari nkeneye nanjye kuba namurebaho, nawe kumva nyine umwana we wenda ari ukina football ukuntu biba bimeze. Niki bamukubwiraho? Urebye ntago navuga ibintu byinshi, ariko yari umupapa mwiza utera blague. Nicyo wenda naba nzi ko icyo gihe nzi ko nari umwana.
bwa mbere mu Mavubi hari 2016 ujya kuyakinamo makuru nakinamo 2016 imwe muri match utazibagirwa banza arimo niya Ghana match muri Ghana igitego kimwe kuri kimwe iyo match nago nayibagirwa kuko niyo yamaye sasa kuba nduyu nguyu mu kipe wenda y'igihugu ndibaza ko kuva icyo gihe natsinda kiriya gitego hari confidence nahise ngira ndimo wenda nahise nangira kugenderaho wenda urumva nanasinya no muri APR mvuye no natsinze niyo match urumva byaramfashije kugira ngo nangire kuba umukinnyi mwiza. Mu rukundo bivuga yuko Muhadjili ari mu gihe nyine wari ugikundana na Judith muzamu w'ikipe y'igihugu y'abakobwa mwabyaranye uriya mwana mwana koko nuwawe ntago byanze Judith twarakundanye ariko ntago umwana ari uwanjye njye nta mwana ngiye ahubwo ndi kumushaka umwana hari igihe wenda nzamubona nanjye wenda ntago nzi ngo ni ikihe gihe ariko nanjye ngize amahirwe wenda nazamubona. Hanyuma se kopine wawe ngubu bameze ate muheruka kuvugana ryari? Ntago nakubwira wenda ibintu bya kopine kuko ndimo ndamushaka ntago ndamubona ariko ubu ngubu ntayo mfite ndimo ndamushaka wenda vuba hano uzamumenya. Niki ujya ukumbura iyo wibutse Judith? Ni ikibazo ntago nkunda kubyinjiramo ibintu nk'ibyo cyane hari ibintu biba biri private kuko a long time Judith shize imyaka myinshi turekanye gusa ndamwubaha nk'umuntu twakundanye ntago nshaka ibintu byinshi cyane gusa ni umuntu hari ibyo yagiye amfasha dukundana mwubahira bituma muha niyo respect twahura namwubaha. Ujya umukumbura? Kumukumbura hari uburyo wenda wavuga buhe namukumburamo hari uburyo bwinshi wenda ushaka kuziza muri bwose ushaka wenda nshaka kumuvugisha mubaza ukuntu ameze kuko iyo wanganye n'umuntu mwararerekanye muvugana still ugomba no kumenya wenda n'ukuntu ameze ntago ari bibi kuko ntago umuntu twakundanye ariko ntitwagiranye ibibazo byatuma wenda tutavugana still turanavugana. Ni ikihe kintu wifuza kuzakora ukiri ku isi? Kuzabona cyangwa kuzakora? Ikintu nifuza kuzakora ndi ku isi n'ubundi ni cya kindi no ni ikintu mama wanjye ahora ansaba gusa ko wenda nazakora ubukwe cyangwa akabona umwana wanjye. Urateganya ubukwe ryari? Ntago byoroshye ntago mbizi ko urumva umunsi na kopine afite kandi ni ibintu bigusaba time gusa Imana imfashije naza iyo gift mama wanjye. Ni iyihe nkuru mbi yakuvuzweho ikakubabaza? Inkuru mbi yamvuzeho ndibuka hari umuntu wigeze kuvuga ngo namwibye telefone nibaza ko ariyo nkuru ntago yumvikanaga yari ibabaje wenda no urumva yashatse kunyicira izina ntago ni ibintu bitanshimishije. Ufashe nk'umukobwa mukundana yaguciye inyuma n'umuhungu w'inshuti yawe wabyifata mote? Ntago mbizi gusa ntacyo namutwara kuko bombi usanga nta bwenge bafite kuko bitewe ko njye ndubana nagomba nkene no kuba n'inshuti y'umukobwa ukundana n'inshuti yanjye. Bundi Muhadjili akunda umukobwa umeze ate? Ufite izihe ndangagaciro? Njyewe ntago nkunda wenda umukobwa w'inzobe cyangwa ikara nkunda umukobwa unyubaha akubaha n'inshuti zanjye nibaza ko ibyo ngibyo biba bihagije. Ugize amahirwe yo kugira ikintu uhindura mu mateka yawe niki wahindura?
mu mateka yanjye of course nahindura ibyo bintu nyine bibi bamvugaho, sijui Muhadjili na discipline, Muhadjili anywa inzoga, urumva ntago binshimisha, bituma hari abantu bama respect ariko tena urumva iyo umuntu amvuze gutyo ku bintu wenda bitari nabyo, urumva ntago binshimisha. Muhadjili yakwemera gushaka umugore umuruta? Nubundi mu buzima bwanjye ngewe nagiye nkunda n'abakobwa bandusha imyaka 2-3, nibaza ko byaterwa n'imyaka afite. Byaterwa n'imyaka afite, ariko mfite imyaka 26, afite 35, 32, ntago biragoye. Barimo n'akantu wenda kukuba natinya, urumva ntago nakwihara ndi umuntu, urumva nibwo gamena y'insohotse nawe kajya kabura. Hanyuma muri ekipe yawe ya Emirates Club wari warasinye imyaka 2 nimba nibeshye, umwe urarangira undi bahitamo kugusezerera, niki cyabuze tubwire? Abantu babyumva nabi, ntago ekipe yanjye yansezereye, ntago Emirates yansezereye, gusa nyine wari ibintu ubona ukabona ntago bimeze neza, bakwase urabona turaguma hano n'abanyamahanga, ikipe ikinisha abanyamahanga 2, turashaka kuzana umunyamahanga wa 3, urumva ntago byari byoroshe. Nanjye nari ntago nkeneye kuguma aho ngaho gutyo, kuko ntago ngiye banyirukanye, twaraganiye turumvikana, ntago mbizi, ntago nibaza ko ngiye banyirukanye. Umuntu we ubivuga wenda niko abizi, kuko sinzi niba yaragiye Dubai akavugana na Emirates, gusa ngiye kuri kwanjye nzi ko ntago banyirukanye, ko twagiranye ikiganiro turumvikana, twumvikana buri kimwe, turahuza, barandeka ndakomeza. Muri ibyo byo kumvikana harimo ngo nuko baguhaye amafaranga menshi cyane, nibyo tubwire nuko amasezerano yawe yarateye nyine uko byarangiye? Urabizi ntago umuntu ajya kupfa kwinjira wenda mu bintu nk'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ekipe ngo yaguhaye. Abantu nyine nibyo nakubwiye, burya ni byiza kubaza, uretse wenda kujya kumva kuri radio ekipe yaguhaye amafaranga nayo. Ukuri kose ngemba kuzi, ngema nkuzi, kandi ntago mba nkeneye wenda kubivugaho cyane, gusa ntago ari amafaranga yatari wenda bamaye. Kuma amafaranga ntago mbyanze ko bamayeho, ariko ntago ari menshi nkayo wenda abantu bavuga bakabiriza. Ni biki by'agaciro wishimira wakuye mu gukina umupira? Kuko wabivuze uti mu rugo kubona nyine bakuru banjye barakinya bakabona ari byo bagezeho, biri mu byatumye bandeka. Wowe ubu ni iki ufite ababyeyi bawe bishimira? Nibyo nakubwiye, nge ari ibintu nakunda kwinjiramo cyane, ariko ni byinshi, imyaka yanjye ni byinshi, niyo nareka umupira ntago nabaho nabi. Ni byinshi, urumva nyine nakubwiye kuri ukuntu guhagaze uyu munsi, niyo nareka umupira nta kibazo, nge numva mbona nabaho nta kibazo. Hanyuma Muhadjili, ni nk'ibihe bihe wageze muri kariyeri yawe bibi bikunda kukugarukamo? Nagize muri kariyeri yanjye y'umupira, birambabaza kuba nkora ibintu byiza, ko ndabizi ko nkora ibintu byiza, abantu nkabaha ibintu byiza, ariko ugasanga bakunda kuvuga tuwe Muhadjili discipline, nkibaza hari umuntu waba wenda umuntu yabazi Muhadjili natutse nde, nabwiye nde nabi, nakoze akazi neza, nanjye mfite life yanjye ngomba kubamo nyuma y'umupira, kuko ntago niba imitozo mari ndahari, ibintu byose nabimba mari, ntago rero nibaza impamvu umuntu agenda anjudging. Iyo discipline uvuze bivuga yuko umutozo wa APR ariyo mpamvu atagushaka, atanagusabye? Kocha afite ko niyanoje, ntago yanoje, ko nibaza ko batoza bose b'abazungu batoje APR ndimo, nabaga ndimo hariya gute nawe yavuga gutya atanzise. Ubwo afite gahunda ziwe, afite ko buri coach wese afite gahunda ze, kandi ntawe ngewe nta kibazo bineye, gusa icyo nshira imbere no gukora ibyiza byanjye binyura abafanzi banjye, kandi nibaza ko uko byenda kose aho nzasinya hose umusaruro ugomba kuzaboneka. Hari umwanzuro wafashe kugeza ubu ngubu
navuga ngo wicuza muri kariyeri? Ngewe ntago nicuza nta kintu na kimwe nicuza, yaba wenda kirahari kitari wenda mu buzima bw'umupira nicuza, ariko urebye mu bintu by'umupira ntabwo ari bibi, byose ni byiza. Hanyuma nk'ubu ngubu bishobotse yuko uhura n'Imana, n'iki wayibwira? Ibibazo bari byinshi cyane wabaza Imana, kuko urabizi birakomeye, ni ikibazo gikomeye cyane. Umuye n'Imana nayibaza impamvu yajyanye nka papa wanjye atandebye. Nari nkeneye ko yandeba nanjye ndi umugabo, hari ibyo wenda ndi gukora abantu bishimira. Ni icyo kintu nibaza nayisaba imungariremo gato. Yagiye ukiri mutoya? Nari muto, ntago ndamuzi, ariko ntago nanjye namufirinze nk'uko abandi bamufirinze. Nari nkeneye nanjye kuba namureba nawe akumva nyine umwana we wenda ari gukina football ukuntu biba bimeze. Niki bamukubwiraho? Urebye ntago navuga ibintu byinshi, ariko yari umupapa mwiza utera blague. Nicyo wenda nabanzi ko icyo gihe nzi ko nari umwana. Bwa mbere mu Mavubi hari 2016 ujya kuyakinamo amakuru? Nakinamo 2016. Imwe muri match utazibagirwa banza arimo niya Ghana, match muri Ghana igitego 1-1. Iyo match ntago nayibagirwa, kuko niyo yamaye sasa kuba nduyu nguyu mu kipe wenda y'igihugu. Ndibaza ko kuva icyo gihe natsinda kiriya gitego hari confidence nahise ngira, ndimo wenda nahise nangira kugenderaho. Wenda urumva nayo nanasinya no muri APR, mvuye no natsinze niyo match, urumva byaramfashije kugira ngo nangire kuba umukinnyi mwiza. Mu rukundo bivuga yuko Muhadjili ari mu gihe nyine wari ugikundana na Judith, muzamu w'ikipe y'igihugu y'abakobwa, mwabyaranye uriya mwana. Uriya mwana koko ni uwawe? Ntabwo byanze, Judith twarakundanye, ariko ntabwo umwana ari uwanjye. Njye nta mwana ngewe, ahubwo ndi kumushaka. Uri gushaka umwana? Hari igihe wenda nzamubona nanjye, wenda ntabwo nzi ngo ni ikihe gihe, ariko nanjye ngize amahirwe wenda nazamubona. Hanyuma se kopine wawe ubu ngubu ameze ate? Muheruka kuvugana ryari? Ntabwo nakubwira wenda ibintu by'abakopine, kuko ndimo ndamushaka, ntabwo ndamubona. Ariko ubu ngubu ntawe mfite, ndimo ndamushaka. Wenda vuba hano uzamumenya. Ni iki ujya ukumbura iyo wibutse Judith? Ni ikibazo ntabwo nkunda kubyinjiramo ibintu nk'ibyo cyane. Hari ibintu biba biri private, kuko a long time Judith shize imyaka myinshi turekanye. Gusa ndamwubaha nk'umuntu twakundanye. Ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi cyane, gusa ni umuntu hari ibyo yagiye amfasha dukundana, mwubahira bituma muha niyo respect, twahura namwubaha. Ujya umukumbura? Kumukumbura hari uburyo wenda wavuga buhe namukumburamo. Hari uburyo bwinshi wenda ushaka. Subiza muri bwose ushaka. Wenda nashaka kumuvugisha, mubaza ukuntu ameze, kuko iyo wanganye n'umuntu mwararerekanye muvugana, still ugomba no kumenya wenda n'ukuntu ameze. Ntabwo aba ari bibi, kuko ntabwo umuntu twakundanye ariko ntitwagiranye ibibazo byatuma wenda tutavugana, still turanavugana. Ni ikihe kintu wifuza kuzakora ukiri ku isi? Kuzabona cyangwa kuzakora? Ikintu nifuza kuzakora ndi ku isi, n'ubundi ni cya kindi no
ni ikintu mama wanjye ahora ansaba gusa ko wenda ntazakora ubukwe cyangwa akabona umwana wanjye. urateganya ubukwe ryari? Ntago byoroshye, ntago mbizi ko urumva umunsi nta na copine mfite kandi ni ibintu bigusaba time. Gusa Imana imfashije naza iyo gift mama wanjye. Ni iyihe nkuru mbi yakuvuzweho ikakubabaza? Inkuru mbi yamvuzeho, ndibuka hari umuntu wigeze kuvuga ngo namwibye telefone. Nibaza ko ariyo nkuru yari ntago yumvikanaga, yari ibabaje wenda no urumva yashatse kunyicira izina. Ntago ni ibintu bitanshimishije. Ufashe nk'umukobwa mukundana yaguciye inyuma n'umuhungu w'inshuti yawe, wabyifata mote? Ntago mbizi gusa ntacyo namutwara kuko bombi usanga nta bwenge bafite, kuko bitewe ko ndubana nagomba nyine no kuba n'inshuti, nagomba nyine no kuba n'inshuti y'umukobwa ukundana n'inshuti yanjye. Bundi Muhadjili akunda umukobwa umeze ati, ufite izihe ndangagaciro? Njyewe ntago nkunda wenda umukobwa w'inzobe cyangwa ikara, nkunda umukobwa unyubaha, akubaha n'inshuti zanjye. Nibaza ko ibyo ngibyo biba bihagije. Ugize amahirwe yo kugira ikintu uhindura mu mateka yawe, ni iki wahindura? Mu mateka yanjye of course nahindura ibyo bintu nyine bibi bamvugaho, sijui Muhadjili na discipline, Muhadjili anywa inzoga, urumva ntago binshimisha. Bituma hari abantu bama respect, ariko tena urumva iyo umuntu amvuze gutyo ku bintu wenda bitari nabyo, urumva ntago binshimisha. Muhadjili yakwemera gushaka umugore umuruta? Nubundi mu buzima bwanjye njyewe nagiye nkundana n'abakobwa bandusha imyaka 2-3. Nibaza ko byaterwa n'imyaka afite, ariko mfite imyaka 26, afite 35, 32, ntago biragoye. Iyo haza kuba atarimo corona ntago nari kuba ndi mu Rwanda. Kuri analyse zawe Muhadjili, ubona ari iki cyatumye APR itakwegera? Ntago mbizi, ni gahunda za APR, nakubwiye APR ifite abakinyi. APR igura umukinyi wese mwiza mu Rwanda ikeneye, no kuvuga ngo niba ifite inde, tuvuge Jabir, tuvuge yaguze KD, tuvuge ifite Butera, tuvuge ifite benshi. Ubwo hari icyo babona bafite njye nafite. Usibye Rayon Sport, ni kipe yindi Muhadjili umva utakinira? Ntago navuga ngo na kipe nakinira, kuko hano turi ku isi, ariko muri plan yanjye numva Imana ifashije wenda nazareka umupira wenda nakinye mu ntara, ntago mbizi, ariko ikipe yose wakinira kubera ubuzima, ariko mbisaba Imana wenda Imana izamfashe ndangize kariyeri yanjye, nahuye wenda naho kujya mu ntara still ayugiye n'ubundi ni bya bibazo ari baba gushakaho kandi utangiye gupfa mu mutwe. Reka ngushimire cyane Muhadjili.